kick. Hello everyone, tugiye gutekana vegetable rice hamwe na chicken, iraba ari fried chicken. Ubwo rero nahise ntangirira ku nkoko banze kuyitunganya kuko niyo yari ikenewe mbere kugira ngo mbanze nyimarine. Okay, ubu tugiye gukiraho tugiye kumarinate zino nkoko zacu. Tugiye guhera ku gafarini. Tuzaza gukenera agafarini gakeya. Ndaza gupimisha intoki kuko ntabwo nyine nzi kugereranya mu nta bundi buryo nabigereranyamo, muraza kwihangana. Ndaza gukenera ino cinnamon. Icyiza cy'ifarini ni uko ituma inkoko mu mavuta zitenda zicikagurika. Ndaza gukurikizaho kino kirungo cya cinnamon. Nubwo turakenera gakeya ntabwo ari kenshi. Tuza gushyiramo ikirungo cya curry powder kiryoshya na cy'inkoko, ntabwo wakibagirwa. Gakeya. Turaza gushyiramo iyi ni oregano, nayo ni nziza, ihumuza inkoko cyane kandi ifite ibindi bintu byinshi. Iyi ngiyi ni cube magi, turaza gushyiramo nubwo yaba ari kamwe, tukavunguriremo. Turaza no gushyiramo kuri ino soya sauce gakeya. Hanyuma turaza no gushyiramo ku munyu. Ntabwo wamarinatinga inyama iyo ari yo yose udashizemo umunyu. Umunyu nawo ntabwo tuza gushiramo mwinshi, hari abantu badakunda umunyu, ni byiza gushyiramo gakeya kuko n'undi baraza guteka ukongeramo undi munyu. Hanyuma twangiza tukabivanga gake gakeya. Ukagenda usiga muri za nyama za hahandi wagiye ugirira kugira ngo ukate kugira ngo ibirungo byinjiremo neza, ukamakinga sure ko inyama yose yagiyeho ikintu cyitwa ibirungo. Nitumara kubivanga neza turahita dupfundikira. Nitumara kubivanga neza turaza kubipfundikira tubishyire muri firigo bikonje kugira ngo ibirungo bibe bifata muri za nkoko zacu. Turabiramaramo nk'isaha bihagije, cyangwa umuntu uri kwihuta n'iminota 30 nta kiba bitwaye. Hanyuma inkoko zacu iyo minota ishize ziba zamajije gutungana, ibirungo biba byamajije gukora. Tukazijyana muri firigo noneho tugategereza ya saha yacu cyangwa iminota 30 ku muntu uri kwihuta. Tujyane za nyama zacu muri firigo. Kick.
rero zino nyama already zamaze kuba marinated, tugiye kuzishyira muri ya mavuta already yamaze kwesa. Nubwo amavuta ashye cyane akayuke ikizanuka amavuta yashye mu rugero, nibyo biba byiza, bituma inkoko utamera nkaho nabyita kuyitwikara, nabyita iki, utabaye nkaho uyibabuye, utameze nk'uyibabuye inkoko nyine, ikizanuka ijya amavuta atahiye cyane. Ibi biba bihagije ku nkoko yacu. Inkoko zacu nizimara gushya turazarura muri aya mavuta, hanyuma tuzikorere ikirungo bisanzwe. muri kubona ukuntu zafashe ibara, mana yanjye, ibi ntabwo bibaho rwose. urya inkoko wumva ufite icyanga, ntabwo wabikoze gute ntiwazongeye kurya inkoko wabanje gutogosa rwose. biriya bintu byari ibyaza amahane kubanza gutogosa inyama, ariko nk'inkoko z'iyi minsi ziba zinoroshye cyane, iyo uyitogosheje usanga icikira muri ya sosi yawe, which is bad. Ngiye kuba nshyizemo zino, ntabwo ari nyinshi ariko ndaza kugenda nkomeza kuzihindura, izindi ngo ndaza kuzishyiramo, nyuma ndakomeza kugenda mbereka uko biragenda bimera. ubwo murakomeza mubane nanjye murebe uko inkoko zigenda zihindura ibara, ntabwo zigenda zihindura isura, ariko inkoko zigenda zihindura gushyiramo. Niyo mpamvu nakateguye dukeya, ni uko mu muceri wacu murabizi ko twagiye dushyiramo imboga zihagije, ntabwo dukeneye imboga nyinshi mu gukora ikirungo cyacu. Juste ni ibintu bikeya, murabona ko n'utuvuta nakoresheje utuvuta dukeya cyane, ntabwo twarya ibintu byose birimo amavuta. Mwabona ko inyama twabaye nk'aho zikawusha, kumva nazo ubwazo zirakibitsemo ya mavuta. Ibi bintu tugiye kureka bifata akariro gakeya, ibintu kimwe cyangwa ibi biba bihagije. Dushyiremo inyanya zacu, no gushyiramo za nyanya zacu, tugaragure inyanya ziba zibyara utuzi. Hanyuma turatunganya sositomate waba uri bukoreshe, wakoresha salisa, wakoresha zino za sorwatome, simbizi, biterwa n'iyo ukeneye, ariko twebwe turakoresha iyi ngiyi etenzi imwe, birabihagije. Nidukoresha imwe bakoze n'inkoko ebyiri, sositomate imwe ntabwo biba bihagije, kubera ko ntakeneye ko ibintu byose bibi sositomate. Hari ukuntu sositomate nyinshi imera nkaho itangiye gusharira. Iyo ufite inyama nyinshi na sositomate wagira nk'ebyiri cyangwa bitewe n'uko zikunda, ariko ko njye ntazikunda cyane, nakoresheje sositomate imwe. Sositomate imwe iba ihagije, sositomate imwe iba ihagije.
tugiye shyiramo utuzi dukeya kugira ngo za nyama ziza gutogotana na ya sosi. Ubona ko isosi yacu itoroshye kandi nta nubwo ifashe, ni ukugira ngo uze kurambikamo za nyama zacu zimere nk'aho zigiye kubirana, zibirane na ya sosi, mbese ikirungo gifate. Ariko umunyu ubona ko za pavuro ziracyagaragara icyatsi, ibituku, igitunguru ntagiye bipfa. Urimo y'amapavuro, nakoresheje amavuta nakaranzemo za nkoko zacu, ubona ko ari amavuta agifite wa mushongi, urimo nabita umushongi wa za nyama, urumva haracyarimo n'ibirungo muri aya mavuta. Tugiye guhera kuri bya birungo twakataguye tubishyiramo icyarimwe, kuko ntabwo tuba dukeneye ko imboga zacu zizita imboga, kuko vegetable rice ntabwo tuba dukeneye ko bishya cyane, kuko muri imboga nziza ntabwo ari izasaye. Imboga nziza ni izigikocagurika nyine zitahuye n'ubushyuhe bwinshi. Tujye tuzishyiramo kugira ngo zibe zishya biringaniye, niba ariko nabwira. Nabibonye kugira ngo nabibonye ibikora ukuntu biba bifite rwose ibara riteye ubwoba ryiza. Turareka izi mboga zacu nk'iminota nk'ibiri kugira ngo zibe zafashe umuriro ntufate umwuka cyangwa zifashe umuriro, kuko ntabwo dutuma zishya. Ibyiza ni uko izirya ukumva ziracyakocagurika. Gushyiramo umunyu kugira ngo umunyu mukeya, kuko mu muceri haba harimo umunyu. Amagi mba nakoze ku ruhande, ntabwo baranagura gute kuyakora, nayakoze nibagirwa gupima, barambabarira cyane. Murabona uburyo nakasemo izo karoti n'uduki n'udupavuro n'ibitunguru, ubwo buryo ano magi nayo amezemo, urumva wayasomye. Kumera nk'utangiye gufatana, of course ntabwo byabura, ariko umuceri urabona ko wahiye neza, ntabwo wabaye igikoma. Ibyiza ni uko utawugira igikoma. Umuceri wabaye igikoma nyine ibi ndi gukora nta kintu bikimaze, kugira ngo ntubugari nyine wavangavanze. Rero ku bantu mukeneye n'utu dusilikone, tuno tumamiyo ndadufite, natubagurisha ku giciro cyiza, mwajya mujya inbox, hanyuma nzatuboherereze nka online, umuntu wazajya ubagezaho. Tugiye gushyiramo wa muceri wacu, ntabwo ukora umuceri igihe twamarinetingaga za nkoko zacu, tuzishyira mu mavuta. Hari umushongi wasigaye muri cya gisorori, niwo mpita mfata nkasukamo hano. Ukora nka soya sosi, nanone ugakora nk'ikirungo mu kintu cyose bya birungo bya powder. Ibyiza nyine ni wa mushongi uraza ukagufasha nyine byongera kuko wabimarinetinze mu birungo byose ufite. Rero iyo ugashyizemo nka gutya kariya gasosi kaba kiretse hasi, nimba ariko nabivuga mwumve ko biba bitabaho. Uzabitwange mwumve uzambwira, ariko ntabwo biba bibaho.
umuceri nyine bihindura n'ibara ngira ngo murabibona, kandi ibirungo by'ubushyizemo ibirungo byinshi ku buryo umuceri ukumva ibirungo bigutanze imbere oya, ariko urabireba rwose ukabona ko bisa neza kandi binaryoshye. N'umunyu muke wawe, umunyu muke wawe, umuceri wacu ukaba gusa ugerageza kuvanga neza ukagaragura neza, wumve ko umuceri wacu already uba ubonetse.